rimwe na rimwe hari igihe mvuga ibintu byabaye abantu bakagira ngo ndabeshya. Biriya bintu yavuze ntago yabeshye 70%. Njyewe The Ben yantumyeho abantu be, yewe nawe aranyivugishiriza. Njyewe biriya boro buriya gihe ntago mbiha agaciro kanini cyane nk'umuntu mukuru. Bon, ntago murusha imyaka, ntago muruta, ariko nk'umuntu mukuru ntago ntekereza ko imikino burya iza mbere y'imirimo. Rero nona nubwo ntigeze mvuga ko ari umunebwe, nubwo ndagira agakoko tukumvika. Namuhorose yiwane nemeze bien nago tegereje nakubuze n'iki ega nawe bakazindutse buri ariko amasaha yo gucomoka yacu nayangaya tugiye muri Good Morning America tugiye kwatwika tugiye ku representing igihugu n'iki nuko ngoko good mitemera naho ngaho bisobanuye iki mu magambo make y'ubundi Good Morning America ko Bruce agiye kujyamo turi abantu bake cyane muri Afrika bakoze ibyo bintu ubwo mubare nanjye mangongewemo kandi ni ishema ku gihugu ni ishema ku bajene bagenzi banjye dukora akazi kamwe ni nishema ku bandi bantu babona ko ibintu bidakunda nyine sometimes bijya byemera good ukoze cyane haranashya no mugisha n'iki byose ibitaramo byinshi umaze guhuriramo n'umuntu witwa Shaggy ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku maradiyo ya US ariko noneho Shaggy turi mutegereze mu Rwanda ryari Shaggy turi kumupangira gutezamo kandi n'ibintu bikagenda neza gusa bisaba umwanya no kwitegura no gutunganya ibintu byose gusa arahari yanabyemeye imbere y'abantu bose barabizi azaza dushaka gukora tuwayo muri East Africa kandi hazacu wambaye good ndibuka neza igihe wari uri kuri live ya Instagram minsi ishize aravuze uti mfite album ikomeye hazaba hariho icyamamare ako gashot ndumva naragafashe gato icyamamare avuga ni Shaggy cyangwa mutegereje mukomeze nyine mutegereze rega mwebwe murabagenerwa bikorwa mukomeze mutegereze gusa ibyo tubategurira n'ibintu byiza byatari nyirahangaha rero ntago nakureka kubera ko hari ibyo abanyarwanda bashaka kumva mu minsi ishize Ben arimo kuganira natwe ditangazamakuru aratubwira ati umusaza yaje kundeba ariko nari mpuze mu kuntu nari ndimo gukurikirana ibya PlayStation ibyo bintu nabyibuka wabyitwaye narabibonye kandi nabyiza nyine kabivugaho kubera ko rimwe na rimwe hari igihe mvuga ibintu byabaye abantu bakagira ngo ndabeshya biriya bintu yavuze ntago yabeshye 70%. Yavugishije ukuri ariko njyewe njya guhura na The Ben yarampamagaye yantumyeho ntago njyewe ntigeze mbwira Omar ngo nyeneye ngo ujye guhura na The Ben njyewe The Ben yantumyeho abantu be yewe nawe aranyivugishiriza ambwira yuko yaba fresh tugiye gukora hanyuma tugera muri studio njye nka grand frère ndamu respectinga nagiye muri studio ndakora ntangira gukora projet ya mbere ndakoze na made beat tura recordinze n'iki njye kuri umusaza hewe ari mu biboro by'imikino njye biriya biboro buriya gihe ntago mbiha agaciro kanini cyane nk'umuntu mukuru bon ntago murusha imyaka ntago muruta ariko nk'umuntu mukuru ntago ntekereza ko imikino burya iza mbere y'imirimo so njye nabonye umusaza ari mu biboro by'imikino yewe ngerageza no kumukebura namwe ni grand frère rekeraho gukina tuze tujye mu kazi umusaza aguma mu biboro byo kugotwa njye ndavuga ni rero uyu muntu ndabona atari mu kazi kandi burangewe nayo nasize famille home n'iki ntago nategereza umuntu uri mu biboro by'imikino sana ko njye nta niyo ngira noneho rero ubwo inspiration grand frère yampaye zihari niyo kugotwa
grand frère aramwe ngo jya ugutwa jya playing games wibagirwa akazi. I didn't do that. Okay. Njyewe nakomeje mu kazi mbonye atanaje ndakomeza nsanga famille n'iki nsubira muri deal zanjye ntanavuze na famille cyane. Nagiye muri deal zanjye hanyuma deal zanjye nzirangije ntegereza ko byibura ibyo nakoze agira ikintu abikoraho. Umusaza nabyo mbona ntacyo abikozeho. Rero nona nubwo ntigeze mvuga ko ari umunebwe, nubwo ndagiraga koko tukumvikana neza. Nubwo njye ntigeze mvuga ko uramuje ari umunebwe, ako si n'umukurajeri. Aracyari mu miki. Oya njye no ntago naba proud yo kuvuga ngo narakinnye hari kuba akazi. Ntago naba proud yo kuvuga ibyo iboro. Nanagira ngo nyine mutemo neza anabyumve neza burya akazi karabanza. Iyo umuntu adakora burya ntanahembwa, kandi gukena biva ku kuntu umuntu yitwaje umwanya afite n'ukuntu awukoresheje. Respect grand frère, ndanakwemera ndanakubaha sana, ariko ujya ukora uve mu mikino. Yuhu yagusabye imbabazi. Imbabazi warazemeye. Ndamubabariye ariko ntazongere. So Bruce, amahirwe masa ariko gatoya wenda abanyarwanda bitegura iki kuri stage? Abanyarwanda bitegura ibintu byiza, turi ku representing igihugu, turacyari no kurwana n'ibindi byinshi batarabona, kandi baraza kubibona. Nje ndi hano gusa gukora, ndabizi ko nzamara akanya gakina, sinzahatinda cyane, ariko ndashaka kuba nk'aba Rugahamba, ndashaka kuba nk'aba papa bakuru banyabo nyine, ndashaka gukora ibintu abantu bazasigara bibuka. Nubwo ari ibyo nkora mukabura mutazabyibuka, buriya nuko turi kumwe right now. Ndibaza ko na Rugamba ariho kuri icyo gihe nta gihe kibura abubu. Abubu bari abo bubwo, natwe turi abubu. US ufite iminsi gahe Bruce? Ko ntarishora, ariko dufite akazi kenshi. Hari utuntu twinshi dutandukanye umuntu agiye kunyuramo, ariko mu kwa gatanu nzaba ndi i Kigali, nzanahagera mbere ho gatoya kugira ngo akazi gakomeze, ariko mwumve ko nyine mfite ako kanya kangana gutyo. Harimo ibijyanye n'umuziki, harimo ibijyanye n'ubuzima buri personnel n'iki, ariko ndabemera murabizi ndanabakunda byatari imbere cyane. Good one. All the best, ibe byiza kandi keep representing us. Abantu mwajyaga mureba ibiganiro nkora, nabikundaga sana kubana namwe mu bantu bagiye batandukanye. Guhera uyu munsi tugiye kujya duhura kuri 155. Niba mushaka kumenya amakuru yanjye, niba mushaka kumenya aho byabereye, niba mushaka kumenya uko byagenze, nyine mudukurikire kuri 155. So tubatamo buri munsi. Yuhu big boss. So nta kibazo kabisa. Ako Joby abantu uyu munsi ndagira ngo VIP abantu bankurikira bakumenye. Joby ase waweretse nk'abandi ngiye nko kubaza bakazamenya ibitaha. Okay sawa. Uyu ni Joby akaba mu VIP ukomeye cyane. Ukomeye cyane kuri 155 AM TV. Cyane. Amakuru y'iminsi, how have you been? It's good, you know, been good. Kazi bisanzwe, n'ama travels duhora tugenda. Ubu ngubu tugiye US. Ebu ni US. Tugiye US, hari gahunda tugiyemo. Na Bruce actually turagiye kugira ngo yabaye invited muri show yitwa Good Morning America. Yego. One of the biggest shows. One of the biggest shows. Ewa muri US. Irebwa na millions, Actually ABC nibaza ko nta n'umu East African musician ntawe ndabona kabisa. I think nibaza ko n'umubanzi w'Afrika, maybe Burna Boy someone. So it's really a good opportunity kugira ngo akomeze nyine Bruce amenyekane na hariya. So ni mu rwego nyine. Okay. Actually iyi trip yabyawe na Indi twarakoze. Urumva rero the story ya Bruce and Shaggy, the song ko kuntu bagendaga bayikora mu binyamakuru bitandukanye no mu radio. So from that no wavuze ati turashaka abantu kubahamagara mu kazi. Actually twari tubizi iyi show baduhamagaye kuva mu kwa 10 na kabiri kwa mbere cyagiye twari turi, ariko because this show ari show iteye kuri bimeze yari fully booked. Okay.
igihe cyose kuva muri icyo gihe twari turi muri US Yeah. yari fully booked badupaza ati gahunda agomba kuba hari muri match ariko the invite twayabonye kiriya gihe. Nice. So kugenda kwawe na Bruce kubera icyo kenshi wari we mujyana nta wundi muntu ushobora kumuba hafi ku buryo nawe ushobora oya ahubwo ninjye ufite uko njya muri US ubundi vraiment nanjye sikiye mfite akazi kenshi sinyibasha kujyana nawe nejo bundi ajya muri Keyago twajyanye yajyanye na Kenny donc ni Buraya zajyana na Kenny ubu ngubu muri US ninjye twajyana kuko ninjye ubasha kugenda muri US nkagaruka. Murabizi ko visa y'US gorana biragorana cyane ariko noneho tuzaye gushakira ngo umujye mujyana tugomba kujyana next time nivyo kabisa. Amakuru mfite n'ubundi kuri wowe nuko uri umwe mu bantu bafite abantu benshi cyane hari igihe muvugana muganira umunsi ku wundi reaction uburyo bakira ino ndirimbo when she's around uburyo irimo gukinwa naho zenganira n'uwitwa Bifashe arimo kumbwira ati numvisha abantu barimo kwadmiringa bumvisha Bruce Melody muri ku maradiyo muri Amerika. Reaction yabo meze gute US urumva abazungu cyane iyi ndirimbo yababereye navuga ikintu kiri fresh kubera ko ntibari bamenyereye iyi fusion urebye ni afrobeat nuza shaga itazama kazanamo nuza ya reggae donc iyo fusion kuri meze it was something really beautiful. Hanyuma buri abazungu kandi ikintu nacyo sita abanyamerika bari open. Ikibazo ni ukubagira imbere wabagejeje imbere ibintu ukabashogira platform biberekeraho babikunda ibintu byawe. Actually niyo mpamvu dushaka gufata no tukabaha ibindi byinshi kuko niko ufata kuri ya market. Dusa naho turimo kwibanda ku isoko rya US cyane ariko use uyu Shaggy twagize amahirwe yo gukorana nawe wenda nari bukibaze Bruce ariko mfite amahirwe nawe nuko uraza kumubaza. Urateganya iki kuri Shaggy gukora ibitaramo mu Rwanda ndetse muri Afrika kubera ko uri hafi icyo kintu cyari twaragishatse turashaka ko ahubwo azaza tukamukoresha East African Tour ndetse bakanakorana na Melody ako Melody arapanga ko we azakora show akimvitinga abantu bose bakoranye nawe so nayi yes aritegura ikintu kimeze nka festival so urumva rero Shaggy ashobora kuzamwe muri abo ngabo bibiri soon bibiri hafi yes tutrepanga bisa uyu mwaka turi very busy ho gatanu kumara kwikubitamwe turi very busy. Bruce afite ama tours menshi nimaze kuza kumubaza ukuntu apanze ariko turashagira ngo dushiremwe byibuze nka tour y'u Rwanda ari mu yitandukanye maybe turangirize muri arena so turacyabipanga. Ubwo noneho twe expecting Shaggy vubanga Shaggy yes like to expecting abanyarwanda be expecting Shaggy kuza mu Rwanda muri arena ahubwo se ubaza abanyarwanda muramukeneye tumuzane ibyo ngibyo it's obvious ahubwo should we expect him here? No problem done deal. Nice one kubera ko iminota yawe ari mike rero nakubaza akabazo kamwe ka nyuma ko abanyarwanda bashobora kwitega kuri kino gitaramo like no stage no platform ugiye gukorera hari ahantu iminota mike muzahabwa twe twitegamo iki nk'abanyarwanda inyungu turibuze gukura twebwe of course visibility y'igihugu cyacu Rwanda izabiri hejuru ABC byose aho tugiye idrapo y'u Rwanda rigomba kuzamurwa izina rigomba kuvugwa icyo ni cyambere cyiza cya kabiri no kugira ngo Bruce umuhanzi w'abanyarwanda akomeze aje kuzira platform nini bamumenye apana kumva indirimbo nibihagije ngo bamenye ni sura amenye wari bamenye story ibyo bintu bizaduha iki bizaduha ku avanize ni connections kuko amaradiyo n'amatafite twaciyemo ubushize niyo yaduhesheje Good Morning America so Good Morning America ntwagera hari izindi koresho zigomba kuvamo so nyinshi zijyanye ya muri production ya se mu ma featuring cyangwa se izindi platform Bruce yajyaho so ibintu bihari ni byinshi bijyo shokwa ni byinshi of course n'umugisha w'Imana Imana iri kumwe natwe Wamusabye cyane namusengeye igise shaka guflyinga ntarasenga indi ndayitinye kandi ndora flying ariko byananiye kwimenyera. All right, reka mushimire cyane and all the